uyu munsi tugiye kuganira ibintu bijyanye n'imibanire. Tugiye kurebera hamwe ibintu bine bishobora kukwereka yuko umubano runaka ufitanye n'umuntu ushobora kuzarangira, bikwereka ku kigero cya 90%. Ubushakashatsi bugaragaza yuko abantu bari mu rukundo batarashakana haba hari amahirwe 70% yuko umubano wabo ushobora kurangira umwaka utararangira, ukakora break up umwaka utararangira. Hanyuma ku bantu bashakanye, divorce ziri ku kigero nacyo kiri hejuru. Ku bantu bashakanye mu bihugu byinshi 40% usanga bakora divorce. Hari n'ibihugu usanga percentage igeze hejuru kuri 50 kuzamura. Ese ni bihe bintu bishobora kuba bitera gutandukana cyangwa se breakups cyangwa se ama divorce? Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe. Njye nitwa Gami the Psychologist. Niba ukunda content cyangwa se ibyo tuvuga bijyanye n'imitekerereze, imibanire n'ubumenya muntu, ntibagirwe gukora subscribe, like, share na comment. Tugiye kuvuga ibintu bine bishobora kugaragaza yuko umubano ufitanye n'umuntu ushobora kuzarangira. Ni ibintu byose bijyanye n'uburyo dukominika cyangwa se n'uburyo tuvugana n'umukunzi wacu cyangwa se n'umuntu turi kumwe muri relationship. Ni ibintu bine byagaragajwe yuko iyo birimo biragaragara mu mubano runaka cyangwa se mu rukundo cyangwa se mu rugo runaka, ku kigero cya 90%, uwo mubano ushobora kuzarangira. Ntabwo ari itegeko ngo niba umubano warangiye ngo mukore divorce. Ushobora gusanga umubano wararangiye ariko ugakomeza ukabana n'uwo muntu, ariko mu by'ukuri nta mubano mugifitanye, nta relationship. Ntekereza yuko nabyo dushobora kubyongera mu iki kintu, kubera ko ni ibintu bishobora kwica umubano, kwica relationship. Ikintu cya mbere gishobora kwica umubano wa relationship, nkuko nabivuze, ni ibintu bijyanye na communication cyangwa se n'uburyo uvugana n'umuntu. Ikintu cya mbere, iyo uvugana n'umuntu hanyuma mu mivuganire ugasanga habamo ikintu kijyanye no kugaya cyangwa se kunenga umuntu, criticism, ugasanga bibaho ku kigero cyo hejuru, bibaho kenshi, icyo gihe ni kimwe mu bimenyetso simusiga bigaragaza yuko uwo mubano udashobora kuramba. Nzi neza yuko ari ibintu bikunda kubaho kenshi. N'umuntu mwarashakanye, n'urugero atashye nijoro, ikintu cya mbere ukoze ni icyo kumubwira yuko adakwiye kujya ataha nijoro. Uva utangiye kumugaya kuki watashye nijoro, ntabwo nshaka kutukomeza gutaha nijoro. Iyo kunenga cyangwa se kugaya cyangwa se kugaragaza amakosa y'umuntu ari byo bidominatinga kurusha kugaragaza ibintu byiza umuntu yakoze, umenye yuko iyo relationship idashobora kuramba. Uburyo bwiza nubwo kwiga kureba uruhande rwiza, ukiga uburyo bwo kwereka umuntu ikosa butarimo kumugaya cyangwa se kumunenga. Niba umuntu yatetse ukareba, ushaka kumubwira ko yatetse nabi, ukareba uburyo utamubwira ngo watetse nabi, uhora uteka nabi, ukareba uburyo ushobora kubimubwira ugaragaje yuko urimo uramunenga cyangwa se urimo uramugaya. Ibyo bishobora gufasha gutuma umubano mufitanye ushobora kuramba. Ikindi kintu cya kabiri gikunda kuba mu ngo nyinshi cyangwa se mu mibanire, mu relationships menshi, ni ikintu kijyanye no kwidefanda, cyane cyane igihe umuntu akubwiye nk'ikosa runaka cyangwa se umuntu akubwiye ikintu runaka ukwiye gukosora, hakaza kwidefanda. Kwidefanda ni ikijyanye, bikunda kubaho. Kwidefanda bikunda kuba igihe umuntu akubwiye ikintu ukumva nk'agushize hasi, cyangwa se ukumva abaye nk'aho akuraka cyangwa se agukomerekeje cyangwa se ashaka kugutera ipfunwe cyangwa se ikimwaro, ukumva yuko iyo attack udakwiye kwisafaringa cyangwa se umva ko iyo attack ibyo bintu akubwiye atari byo. Bishobora kuba ari nabyo ariko wowe ukumva yuko no, ntabwo ari byo. Buri gihe nta kare niyo natabwije nta kintu mba ndibuze gukora. Ugasanga urimo uragerageza kureba impamvu uri mu kuri. Exactly, kwidefanda no kugeza kureba impamvu wowe uri mu kuri, niba uri mu makosa, kurusha kwiga kureba amakosa yariyo umuntu arimo aragerageza kubwira. Kuvuga ngo iyo hariho icyambere tuvuze kijyanye no kunenga umuntu, kugaya umuntu,
hanyuma hakabaho noneho n'ikintu kijyanye no kwidefanda cyangwa se guhora uri mu kuri udashobora kwemera ikintu cyatuma ugaragaza ko uri mu makosa. Icyo gihe umenya yuko relationship cyangwa se umubano wawe urimo uragenda ugana ahantu hatari heza. Ikindi kintu cya gatatu gishobora kurangiza relationship yawe, ndetse ni nacyo kintu cya mbere kuri no list kigira uruhare runini mu itandukana ry'abantu, ni ikintu kijyanye no gushyira umuntu hasi cyangwa se kumuca amazi, cyangwa se kumva ko ari hasi cyangwa se afite agaciro kari munsi yako ufite. Ni ibintu bikunda kugaragarira mu myitwarire myinshi itandukanye. Urugero nko gutuka umuntu, umuntu urabizi ko mukundana ariko ukaba ushobora kumwita igicucu cyangwa se ukaba ushobora kumwita ikintu icyo ari cyo cyose. Ubundi gutukana ni ukwita umuntu ikintu atari cyo. Uzamera utyo, uzagira ute, uzagira gute, ibyo byose ni ibintu bishobora kuranga kino kintu kijyanye no kumva yuko umuntu utamuha agaciro cyangwa se wumva ko agaciro kawe gasumba ke. Ubundi buryo bishobora kugaragara nko kumuseka, ugasanga akoze ikintu ugasanga urimo uramuseka, cyangwa se agakora ikintu ukazunguza ibitugu n'urugero. Ibyo ni bimwe mu bintu bishobora kuranga relationships zimwe na zimwe, ariko igihe byabaye bikaba bishobora kurangiza relationship ku kigero cyo hejuru. Ikindi kintu cya kane ni ikintu kijyanye no guceceka cyangwa se kugira silence. Igihe hari n'ikibazo runaka, ugasanga niba umuntu umwe avuze ati ndabona hari ikibazo runaka gihari, ugasanga undi uburyo bwiza bwo kugikemura ni uguceceka cyangwa se kugenda akajya mu cyumba adashaka kubyumva, cyangwa se agaceceka ntagire ikintu na kimwe akivugaho. Ugasanga ni uburyo bwo kwirinda ikibazo kugira ngo abashe kuvuga ngo agikemure. Guceceka ukirengagiza umuntu, akakwandikira ntumusubize, akaguhamagara ntumwitabe, ibyo mu cyongereza bita stone wall, ukamera nk'uwashizeho igikuta kitandukanye wowe nawe, kikurinda kuba mwagira ibintu muvugana nko kugira ngo mukemure ikibazo runaka. Icyo ni ikindi kintu cya kane gishobora kurangiza relationship. Tumaze kuvuga ibintu bine bishobora kurangiza relationship bigatuma haba break up cyangwa se divorce, cyangwa se kabana n'umuntu ariko mutabana. Ikintu kijyanye no kugaya umuntu cyangwa se kumunenga, ikintu kijyanye no kwidefanda, nta kosa nakoze, nta kintu kibi nakoze, ndi mukuri. Ikintu kijyanye no guceceka, cyangwa se umuntu yakubwira ikintu ukumva yuko uburyo bwiza bwo kugikemura ari uguceceka. Hanyuma n'ikintu kijyanye no gutesha umuntu agaciro cyangwa se kumva umuntu ko ari hasi yawe. Ibyo bintu ko ari bine bishobora kurangiza relationship. Ese ni ibihe bintu umuntu aba ashobora gukora bishobora kumufasha kuba yakwirinda iyi myitwarire ine ikunda kugaragara igihe abantu bari barakominika? Reka duhere urugero ku kintu kijyanye no kugaya cyangwa se gucriticizinga umuntu. Akenshi bikunda kubaho wataka umuntu umubwira uti uhora ukora ibi gutya, uhora utaha bwije, uhora ugira gutya, uhora umera gutya, uhora ukora ibi n'ibi n'ibi. Uburyo bwiza bwo gukemura ikibazo nk'icyo ngicyo kugira ngo wirinde gucriticizinga ni ukureba ikindi kintu uba ukeneye gituma uvuga ibyo bintu, akaba ari cyo uvuga. Urugero, niba umuntu akunda gutaha bwije n'urugero, cyangwa se umuntu ataguhamagara uvuga uti ntabwo ujya umpamagara, ni njyewe uhora uhamagara gusa, icyo gihe uba wamucriticizinze. Mu gihe ushobora kumubwira uti mba numva nshaka yuko wahamagara buri gihe cyangwa se wahamagara 3 ku munsi ariko ntabwo bibaho, urumva yuko bishobora gutuma numva ndakaye cyangwa se ndi lonely. Icyo gihe ugaragaje icyo ukeneye ukoresheje ijambo rijyanye no kuba wumva. Icyo gihe iyo aho gucriticizinga ubwiye uti uhora ukora ibi n'ibi, dore ukora ibi n'ibi n'ibi, uvuga ibintu ukahera ku nshinga ivuga kuri wowe. Mba numva ameze gutya, mba numva nshaka iki n'iki n'iki, mba numva nshaka iki n'iki n'iki. Icyo gihe ntabwo azumva yuko yabaye criticize, ntabwo yumva ko wamunenze cyangwa se wamugaye kubera ikintu yakoze cyangwa se ikintu atakoze. Hanyuma ikintu kijyanye no kwidefanda, ntikize ko ari kimwe mu bintu kinakomeye ku
kwiga kuvuga ngo kureka kwidefanda ni kimwe mu bintu binakomeye gukora, cyane cyane nk'igihe uri muri defanda mu bintu wizeye neza yuko ibintu uri muri defanda ari ukuri. Gusa umuti uri buze nanone kwiga kutidefanda cyangwa ahubwo ukiga kureba ibintu by'ukuri umuntu ashobora kuba arimo arakubwira biri byo. Niyo umuntu aguhaye criticism akugaye akubwira uti ntabwo ujya umpamagara, ushobora kuvuga uti nibyo mu by'ukuri maze amasaha 10 ntaguhamagara, maze iminsi 5 ntaguhamagara. Kwiga gufata inshingano, gufata responsibility z'ibintu biri byo uzi neza yuko bishobora kuba byateye ikibazo. Ni kimwe mu bintu bikomeye kubera yuko kuvuga ngo ndi mu makosa ku bantu benshi babigoranye, cyane cyane nka relationship birimo ibibazo, ntabwo ari ikintu cyoroha, ariko nibwo buryo bwa mbere bushobora kugabanya umuntu uri yakwidefanda. Igihe umuntu akubwiye ikintu ukaba ushobora kureba uruhande ruri rwo mu bintu arimo aravuga ukabyemera. Hanyuma ushobora no kugerageza kureba noneho uburyo umuntu we arimo ariyumva, umuntu uri muri ago criticizing, uburyo arimo ariyumva, ukavuga uti mu by'ukuri ibi narabikoze bituma urakara. Ntabwo wahakana ko umuntu yarakaye kandi byakubwiye yuko yarakaye, byatumye unaka, byatumye ubabara, nakoze ibintu bituma ubabara. Ku muntu widefanda ashobora kuvuga ngo oya ibyo ngibyo ntabwo birakaje, ibyo ntabwo byakurakaza, ntabwo byakubabaza, kandi umuntu uri kubwira yabikubwiye yababaye. Icyo gihe urimo hakanya ku kintu kiri cyo. Kuvuga ngo kwiga no kureba ku marangamutima ku muntu arimo ariyumva, ibyo bintu uko arimo ariyumva ukabyemera kuko ni ikintu cyo noneho udashobora no guhakana uko ni ukuri yabikubwiye. Ubwo ni uburyo bwiza bwo gutangira kwiga noneho gufata responsibility cyangwa se kwemera ibintu biri byo kubijyanye n'icyo umuntu ya criticizing cyangwa se yakunenze. Hanyuma ku kintu kijyanye no gutesha umuntu agaciro, uburyo bwiza bwo kwiga kutabikora ni uburyo bwo kwiga kureba uruhande rwiza rw'umuntu, cyangwa se actually nko kwiga kumukunda, kubera yuko ukunda umuntu ahanini umukundira ibintu byiza. Of course nibi ububiza, ariko umukundira kubera yuko niba aseka neza, niba azi gukora ikintu runaka, niba azi gutega amatwi n'urugero. Ubwo rero kwiga kureba uruhande rwiza kurusha uruhande rubi ni kimwe mu bintu bishobora kugufasha kwirinda ibintu byo gushira umuntu hasi ukamuseka ukamwita amazina. Igihe wumva ushaka gukora ibyo, ni byiza kureka kubikora ahubwo ugatekereza uruhande rushobora kuba ari rwiza ushobora kubona mu muntu runaka. Nta kosa umuntu yakorera ku buryo umuntu ahitaba igicibwa, ku buryo nta ruhande rwiza yakora, biragoye. Hanyuma ku kintu kijyanye no guceceka, cyangwa se niba ari bwo buryo umuntu akunda gukoresha kugira ngo akemure ibibazo. Niba hari ikibazo umuntu azanye, umuntu agahita aceceka akaba abona adashobora kukiganiraho, uburyo bwiza ni ukwiga uburyo wakivugaho nyuma umaze gutuza. Nibura umuntu akubwiye ati hano hari ikibazo, hari ikintu cyabaye, dukeneye kukiganiraho, tugafata icyemezo, aho kugira ngo uceceke ugerageze kubyibagiza ngo azabyibagirwe mwe kuzabiganiraho, ahubwo ukagenda ugatuza. Wanashaka ukandika uburyo bwiza bwo kubicommunicatinga, niba ushoboye gukoresha message akaba ari ukoresha, ariko hakabaho kuganira, hakabaho communication ituma cya kintu mu by'ukuri gikemuka. Ikintu tuba turi kugerageza kwirinda ni uko ibintu bine bishobora gufata icyicaro muri relationship bikaba bishobora guhita byisoza. Reka nizere yuko nibura izi tips tuguhaye zishobora no kugufasha kugira ngo utangire kwiga kugabanya zimwe mu izi myitwarire abantu benshi dushobora no kugira tutanabizi. Njye nitwa Gami the Psychologist, reka zongere kubonana ubutaha.